Reka tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo butanu wagabanya ibinure byo ku nda cyangwa se wagabanya mu nda ukagira mu nda hato udakoresheje imiti ahubwo ukoresheje ibintu karemano. Buriya iyo ufite mu nda hanini huzuranyemo ibinure, biriya bita ibicece cyangwa se kuri ugira mu nda hanini ariko bitewe n'ibinure bikongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara zikomeye, harimo nk'indwara z'umutima, indwara z'amadiyabete, indwara za hypertension, umwijima wazibiranywa n'ibinure ndetse n'indwara za kanseri. Ariko burya hari uburyo bwiza wagabanya ibyo binure byo ku nda ukagira mu nda hato bidasabye gukoresha imiti yo kwa muganga. Muri kino kiganiro rero turaza kubisesengura neza, turebere hamwe ubwo buryo wakoresha udakoresheje imiti birirwa bamamaza cyangwa se imiti yo kwa muganga ikoreshwa mu kugabanya ibinure, cyangwa se udasabye ko bakubaga bya binure bakabivoma. Turakubwira buri buryo, tukubwire uko bukora ndetse tukubwire n'icyo siyanse ibivugaho. Tudatinze rero reka turebere hamwe ubwo buryo wakoresha ugabanya biriya binure byo ku nda. Uburyo bwa mbere ni ukumenya amafunguro ukwiye kurya atabamo ibinure byinshi, amafunguro ari muri low in carb, afite fibre nyinshi ndetse nanone akaba ari amafunguro yorohera igogora. Ubundi kugira ngo byibuhe ugire mu nda hanini cyangwa se ugire biriya binure byo ku nda, akenshi bikomoka cyangwa se bigaterwa n'ibyo turi kurya. Nk'umugore ukimara kubyara cyangwa se n'abagabo banywa inzoga bakarya n'amaboroshete, akenshi usanga bagira mu nda hanini, ugasanga nyine mu nda ni hanini cyane. Ariko burya kumenya uburyo bagomba gutegura amafunguro yabo ndetse n'ayo bakwiye kurya ni ingenzi kuri bo, byatuma bagenzura aho mu nda ndetse na bya binure bikagenda bigabanuka. Muri make rero hari ibiribwa ukwiye kurya ndetse n'ibyo ukwiye kwirinda niba wifuza kugira mu nda heza, hato hatari hanini, kandi na bya binure byo ku nda ukabigabanya. Ibiribwa bya mbere ukwiye kurya ni imboga n'imbuto. Burya ni ryo funguro ukwiye gushyira imbere cyangwa se kwibandaho mu kurya no mu mirire yawe. Niba wifuza kugira mu nda hato, ukifuza kugabanya umubyibuho ukabije ndetse ukifuza kugira taye nziza, burya ukwiye kurya ibiribwa birimo imboga n'imbuto ku bwinshi ndetse birimo na poroteyine zibirimo imboga ndetse n'ibindi. Ibyo bikaba ari ibiribwa by'ingenzi bishobora gutuma ubona intungamubiri umubiri wacu ukenera, kandi utabashije kubona nanone ibinure byinshi bishobora kwibasira cyangwa se kujya hahandi ku nda muri ibyo binure byo ku nda, cyangwa se ngo ugire umubyibuho ukabije. Nanone uburyo ukwiye guhitamo ibiribwa bivirimo iglisemi nkeya cyangwa se birimo amasukari adahita akoreshwa n'umubiri cyangwa se ngo yibike mu mubiri. Aha twavuga rero burya nk'ibiribwa birimo ibijumba n'ibirayi cyangwa se birimo nk'ingano, amarantuye, burya n'umukati burya ubamo isukari, ariko ikaba atari isukari irahita ikoreshwa n'umubiri ku buryo ibasha gutera ibyo bibazo byo kuba umubiri wayibika mu buryo bw'ibinure. Nanone mu mavuta urya ukwiye guhitamo amavuta urya, ntabwo ukwiye kurya amavuta yose. Ubundi ukwiye kurya nk'amavuta ya avoka, akaba ariyo utekesha, cyangwa se amavuta ya elayo, ukirinda ubundi bwoko bw'amavuta, kuko aya mavuta byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko anafasha umubiri wacu mu gutwika ibinure ndetse no kumva bya binure bigenda bigabanuka n'umubyibuho ukabije. Nanone mu biribwa urya ukwiye kurya ibiribwa birimo fibre nyinshi. Ibyo ni ibiribwa birimo nk'ibishyimbo, birimo imboga rwatsi ndetse n'ibindi biribwa nkabyo. Burya ibyo biribwa ni ingenzi, bituma igogora ari byo twariye rikorwa neza, bikagabanya nanone bya binure byo ku nda, bikanasukura umubiri n'amara. Niba rero wifuza kugira mu nda hato ukagira bya binure byo ku nda ukabigabanya nanone ukoresheje ibiribwa, hari ibiribwa ukwiye kwirinda. Ibyo ni ibiribwa birimo amasukari nk'amasoda, ama-energy drinks ndetse n'ibindi biribwa byinshi byongeraho amasukari, bya bindi biba biryohereye akenshi biba byarakorewe mu nganda. Nanone hari ibindi biribwa ukwiye kwirinda, ni ibiribwa byitwa refined carbs. Ibyo ni ibiribwa birimo nk'umukati w'umweru cyangwa se white bread cyangwa se pastries n'amapasta. Burya ibyo biribwa nabyo ntabwo ari byiza, byashobora gutuma ugira bya binure byinshi byo ku nda cyangwa se ukabyibuha cyane. Ibiribwa bindi ukwiye kwirinda ni ibiribwa bitetse mu mavuta gusa, cyangwa se bya biribwa biba byaraje bipfunyitswe mu bikombe byateguriwemo biriya nyine byakorewe mu nganda.
Aha rero burya hari ibiribwa nanone twakongeraho nk'amaboroshete, amafiriti, amapiza ndetse n'ibyo biribwa bindi bishobora gutuma ubyibuha cyane, nabyo binure byo kunda bikaba byinshi. Niba wifuza kugira mu nda hato rero ukagira mu nda heza kandi n'ibiro bikwiye, ukwiye kugabanya ibyo biribwa. Nanone burya ukwiye kwirinda kunywa inzoga z'umurengera. Burya nk'abagabo bikunda kubaho ko bagira mu nda hanini bitewe na bya biyoga cyangwa se za nzoga banywa, hanyuma bakongera bakanarya. Ubushakashatsi bugaragaza ko kurya ibiribwa biri muri low carbs diet ari byo by'ingenzi cyane bishobora gutuma bya binure byo kunda bigabanuka, ndetse inyigo zitandukanye cyane cyane nk'iyatangajwe mu kinyamakuru cyitwa The Journal of Nutrition byagiye bigaragaza ko low carbs diet zifite ibyiza bishobora gutuma utakaza ibiro mu buryo bwihuse, kandi nanone bikaba bishobora gutuma bya binure byo kunda bigabanuka. Nituvuga low carb diet, ni ibyo biribwa nyine twakubwiye ukwiye kwibandaho, birimo imboga rwatsi ukwiye kurya, ndetse n'ibyo biribwa bitabonekamo glycemine nyinshi cyane cyangwa isukari nyinshi cyane, ukabivanga n'ayo mavuta ya elayo. Ibyo biribwa byose twakubwiye ni ibiribwa byiza bishobora gutuma bya binure byo kunda bigabanuka. Uburyo bwa kabiri bwagufasha kugabanya biriya binure byo kunda ni ukuryama ugasinzira cyangwa se ukaruhuka bihagije. Ubundi burya hari abantu benshi cyane cyane nk'igitsina gore bagira ibibazo bya stress ndetse n'umunaniro ukabije, bakabyibuha cyane ndetse apeti yaba ikiyongera ku buryo barya byinshi. Ibyo bigatuma rero hari ibinure bishobora kugenda bikibika mu mubiri, cyane cyane bikajya nko ku gice cy'inda, ku gice cy'amatako, ku nda, ku bibero ndetse n'ahandi no ku kibuno. Guhorana stress rero ku mugore burya bishobora gutuma ibinure byinshi agira ibinure byinshi mu mubiri, cyane cyane bikibika cyangwa se bikiteka ku gice cyo kunda. Kudasinzira neza bishobora gutuma hari imisemburo izwi nk'iyitwa ghrelin cyangwa se ghrelin n'umusemburo witwa leptine. Ni imisemburo igenzura uburyo dusonza. Iyo misemburo rero iravuburwa ku bwinshi iyo ufite stress cyangwa se udasinzira neza, ku buryo bishobora gutuma urya cyane, bityo bigatuma ubyibuha ndetse na bya binure byinshi byo kunda bikiyongera. Kugira rero ubashe gusinzira neza kandi kuryama ne ugaruhuka neza ubigira umuco, nuko burya hari ibintu ukwiye gukora n'ibyo ukwiye kwirinda. Ukwiye kugira igihe cyo kuryamiraho ndetse n'igihe cyo kubyukiraho, byibuze ugashyiramo intera y'amasaha ari hagati ya 7 n'amasaha 8. Irinde gukoresha telefone cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byibuze amasaha 2 mbere yo kuryama. Nanone gerageza uryame ku gitanda cyangwa se mu cyumba kimeze neza, gifite isuku kandi gisukuye. Nanone irinde kunywa caffeine cyangwa se coffee mbere yo kuryama cyangwa se mu masaha y'ikigoroba. Nanone burya gerageza ibishoboka byose wirinde stress ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kuguhangayikisha cyangwa se kugutera ibibazo by'imihangayiko. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze abantu basinzira neza bya binure byo kunda bigabanuka ku kigero cya 32%, ndetse burya ngo bya binure bikagenda bigabanuka byibuze iyo uryama amasaha hagati ya 7 n'8. Muri make rero ibyo bikaba ari ingenzi cyane mu kugenzura umubyibuho ukabije ndetse no kugenzura kwiyongera bya binure byo kunda. Uburyo bwa gatatu bwagufasha kugenzura ibyo binure byo kunda no kubigabanya ni ugukora siporo. Ntabwo ari siporo zose zipfuye kuboneka, ahubwo ni siporo turi buze kukubwira. Siporo zose burya ntabwo zishobora kugabanya bya binure byo kunda, ahubwo burya hari siporo zibanda kuri icyo gice ndetse zikaba ari n'ingenzi cyane mu gutuma bya binure byo kunda bigabanuka. Siporo rero zishobora gutuma utakaza ibiro nabyo binure byo kunda bikagabanuka ni siporo zikoranwa imbaraga. Nanone za siporo bita resistance training cyangwa se za siporo zisaba imbaraga cyangwa se gutera ibintu biremereye. Izo ni siporo zishobora gutuma bya binure byo kunda byitwika cyangwa se bigabanuka bigashonga. Muri make rero kandi gukora siporo byongera metabolism y'umubiri, uburyo umubiri wacu ukoresha isukari ndetse n'ibinure ibyo bikagenda bigabanuka. Kandi nanone gukora siporo bituma umusemburo witwa insuline ukora neza. Byibuze rero ngo burya ni byiza gukora siporo zivunanye ukazigira umuco. Byibuze ukazikora nk'inshuro 3 cyangwa 4 mu cyumweru, bishobora kugufasha mu gutuma bya binure byo kunda bigabanuka. Nanone siporo zo guterura ibiremereye byibuze inshuro 3 mu cyumweru zatuma bya binure byo kunda bigabanuka. Mu gihe rero burya ngo ugitangira
ni byiza gukora siporo zoroheje nko kugenda n'amaguru, gukora utuntu tworoheje cyangwa se gukora ka jogging, ariko ibyo ukagenda ubivanga no gukora siporo zigufasha zisaba imbaraga, zisaba kugira ngo ukoreshe umubiri ndetse n'imbaraga zawo. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa buza kugaragaza ko byibuze gukora siporo zivunanye bishobora gutuma umubiri wawe utakaza bya binure byo kunda bizwi nka visceral fat, nanone bikaba bishobora kugufasha mu kugenzura ibiro byawe by'umurengera. Uburyo bwa kane bwagufasha kugabanya bya biro by'umurengera ndetse no kugabanya bya binure byo kunda ushobora kuba ufite cyangwa se wifuza kwirinda, ni ukureka kunywa inzoga ndetse n'ibinyamasukari byinshi. Burya inzoga kuzinywa bishobora gutuma ugira mu nda hanini cyangwa se bya binure byo kunda bikiyongera. Inzoga burya zibonekamo nazo karori. Iyo karori rero burabizi ko inzoga nyine zikorwa mu masukari cyangwa se alcohol igakorwa mu masukari, bivuze ko ziba zirimo karori kandi ibyo bikagenda bwibika mu mubiri mu buryo bw'ibinure. Iyo rero ugabanyije inzoga ni byiza cyane kuko ujya gufasha kugabanya bya binure byo kunda kandi ukirinda ko byaza. Nanone burya kunywa inzoga bigabanya uburyo umubiri wacu utunganya ibinure. Ibyo bigatuma rero bya binure biguma mu mubiri wacu bikamaramo igihe kirekire. Ngo byibuze ukwiye kunywa ikirahure kimwe cyangwa se ibirahure bibiri mu cyumweru, ngo cyangwa se ukayireka burundu. Ni byiza kandi kureka ibinyobwa birimo isukari nyinshi cyangwa se bya binyobwa byakorewe mu nganda birimo isukari menshi, ahubwo ukabisimbuza nko kunywera amazi y'indimu, kwinywera tever cyangwa se n'amazi ubwayo. Muri rusange nanone mbere yo kunywa ibiribwa cyangwa se ibinyobwa runaka, mbere yo kubinywa n'amajuice, banza urebe ko byibuze birimo amakarori nkeya cyangwa se bitera imbaraga bike nk'amasukari nyine. Byibuze ngo ntukanywe ibirengeje garama 30 z'isukari muri cupa cyangwa se muri buri cupa ugiye kunywa, igihe ugenzura ko bitagejeje kuri icyo kigero. Hari inyigo zitandukanye zagiye zikorwa cyane cyane nk'ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cyitwa The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, bwagatangaje ko byibuze kunywa inzoga bishobora gutuma ugira ibinure byinshi byo kunda. Nanone ku rundi ruhande ngo kuzigabanya bituma bya binure byo kunda bigabanuka kandi bikagenda bishonga, ukagira mu nda heza kandi hato. Uburyo bwa gatanu bwagufasha kugabanya bya binure byo kunda no kugenzura imisemburo yawe ndetse nanone ukita ku bijyanye n'igogora ryawe. Uti wabigenza ute? Ubundi muri rusange y'imisemburo yawe yabuze uburinganire cyangwa se ufite ibyitwa hormonal imbalance, bishobora gutera umusemburo wa insuline gukora nabi, ndetse nanone bishobora gutuma umusemburo wa estrogene utajya ku murongo ndetse n'umusemburo witwa cortisol. Ibi byose bikaba bishobora gutuma ibinure byo kunda byiyongera. Nanone igogorwa ryawe byo wariye ridakorwa neza bishobora gutuma hari ibibazo ushobora kugira mu nda cyangwa se ukaba ushobora kugira ibindi bibazo by'imirire, harimo n'umubyibuho ukabije cyangwa se ukananuka mu buryo bukabije. Muri rusange rero kumenya kugenzura ibyo byombi, imisemburo yawe ndetse n'uburyo n'ibyo guhitamo urya, ingenzi cyane byatuma ubasha kugenzura umubyibuho wawe ndetse no kugenzura bya binure byo kunda. Ngo niba wifuza kugira uburinganire mu misemburo cyangwa se kubungabunga imisemburo yawe, hari ibintu ukwiye gukora. Ubu ikintu cya mbere ni ukurya ibiryo birimo poroteyine ndetse n'ibinure byiza. Ibyo bikaba bishobora byunganira umubiri mu gukora ya poroteyine ndetse na za misemburo zikenewe, kuko iyo misemburo akenshi ikorwa mu poroteyine n'ibyo binure byiza. Nanone ngo gerageza wirinde ibishoboka byose, wende nko gukoresha amaplastike, amafumbire ayakorwa mu myaka, buriya ngo habamo ibinyabutabire bishobora kwangiza uburyo umubiri wacu ukora imisemburo. Nanone ni byiza gukora siporo, ukagerageza nanone kunywa ibintu bisa naho nyine atari inzoga ahubwo nk'amazi, icyayi ndetse n'ibindi. Nanone ngo ni byiza kuryama kare, nanone ukarinda stress kuko nayo ishobora gutuma imisemburo yawe ibura umuringanire. Hari ibiribwa nanone bishobora gutuma ibyo twariye bikorwa neza ndetse igogora rikagenda neza. Uburyo bwa mbere ngo ni ukurya ibiribwa bifite karite nziza kandi bishobora gutuma igogora rikorwa neza. Nanone ngo ni byiza kurya ibiribwa cyane cyane nko guhekenya igitunguru kibisi cyangwa se guhekenya tungurusumu cyangwa se nanone kurya imineke. Nanone burya ngo ni byiza kwirinda ibiribwa byakorewe mu nganda cyangwa se ibyo biribwa bitetswe mu mavuta cyane. Hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka 2021 buza gutangazwa mu kinyamakuru cyitwa Nature Reviews Endocrinology, bwagaragaje ko byibuze mu nzira z'igogora
cyangwa se mu mara habamo udukoko twitwa microbiota. Tukaba ari udukoko dushobora gufasha mu gutuma ibinure byo ku mubiri bigabanuka ndetse bikabasha no gukwira ku mubiri wose mu kigero kingana. Nanone burya ushobora kongera metabolisme y'umubiri ku buryo umubiri wacu ubasha gukoresha bya binure ukabasha no kubitwika. Muri rusange rero burya kugenzura neza imirire yawe, ukagenzura uburyo bw'imibereho ubayeho, bishobora kugira ingaruka nziza mu gutuma bya binure byo kunda bigabanuka, ndetse nanone bikaba bishobora gutuma n'umubyibuho ukabije uwirinda cyangwa se ukawugabanya. Muri rusange rero ubundi naho ngaho ibintu bibiri bizingiye, cyangwa se iyo niyo ryo banga ryo kugabanya bya binure byo kunda: kugenzura ibyo urya, ukarya ibiribwa birimo fibre nyinshi kandi birimo carbo nkeya, nanone ukarya ibiribwa by'umwimerere bitarimo amavuta menshi cyangwa se amasukari menshi. Nanone kugenzura uburyo bw'imibereho yawe, ukamenya isaha zo gusinzira mu buryo bukwiye, ukirinda stress, ugakora siporo, ukirinda inzoga. Ibyo nabyo bigufasha mu gutuma ubasha kubungabunga ibiro byawe bikaguma mu kigero cyiza, nanone ukaba bituma unagira n'ubuzima bwiza muri rusange. Niba rero ujya kugerageza buno buryo twakubwiye, ni byiza ko wabukora bwose ubukombinye cyangwa se ubuhurije hamwe. Ubushakashatsi bugaragaza ko ubu ari uburyo bwizewe cyangwa se ari uburyo butanu bwizewe bukora ariko buri kumwe, kandi bikabasha kugira ingaruka nziza zo gutuma ugabanya ibinure byo kunda, ukagira mu nda hato wifuza, ndetse ukaba ushobora no kwirinda n'umubyibuho ukabije. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, wakora subscribe tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.